katajya sasa noneho yego nate gusasa nko kajya Imana nagatangaye siko cyahaza indaya begi nkari kandi sohora njya kuyanika We Mabuno. Nabaze naza naenda gushukubiriza Kabuno. Niba udafite igihumbi cyane. Ako nyiri bati wo kandi uhita wikomereza ubundi. Ba Mabuno. Ase ko wicaye aho ngaho kwa. Ndasa guhamukira nakubwiye ngo uza mwijana ryawe shatoka genda ujya gusaba bene agereka ibintu by'ubwana genda gusaba bene wanyu abaye ku parindazi ntabwo nakwandikiye mato Jesus is Lord kumbwira amatora ngiye nyiryama mu ngiye nyine gusa ngiye ko naje nkasanga washashe kandi inanuka byata kintu ngiye gusaba mu buzima bwanjye wanyaye kuburira icyaho ndasenyara ko ndakwiyamye no kumva sindakwiyamye nongere nkuye ariko mwana gereka mubwire ungenza agendara mu buriri wazanyemo indaya ese umuntu w'umugabo ni gutanyara kuburira umwana mwese wabigenje cyangwa wibagiwe yuko ejo bundi wakibona azanye ka karaye ka noza ka oya kwa bushinze na itonde gatoya nimugoroba ejo kuwa kangayara turi ku cyumweru kuwa gatandatu ntabwo wibuka ari nimugoroba amasaha 8 gihe narimo nagakubita karimo karagi n'iki kamena nyiraziriya nkari kiriya gihe nige bari muri akanyaza cyangwa ni waro kumunyaza wagiye none se umuntu wejo bundi ko ninjoro naryamye nta kibazo mfite none ubu ngubu nkaba numvise ibintu byahindutse azi ukuntu ari kumukabure kandi mo ndakubwira ngo ziya nkari zakiriye ejo bundi wakino niwe akanyaje njya mu ndani warabana njya mu ndani n'umunsi no ngwiza ukura ahubwo iriya matora ujye uyanika umva uzayanika ipaka y'umwe n'ubu ngubu ibaze ko wagiye kuyanika yanze kuma ariko zikenda wazinduye nk'icyayi buri munsi akaraye kaze ngana ko twabuze ibiceri none adafashe buraya bwo muri nuza mu rw'imboro urumva agacyure byibuza uri ko umuntu yabaho gute ubuse wungutse ngutse cya ku mwana konzi ko muhaho wamba bariye ko bazi ko karindazi basi nakubwiye ngo ugenda ujya kwigurira iryawe ntabwo nabikubwiye genda ujya kugura iryawe ariko nta kintu mba nakoze kuba naje nkasanga wahajengamishije nkayifata nkajya kuyanika nawe urajya kuyanika uraza bisaba iki ko n'ubundi utuvugana urumva mvuye guperforminga urumva mvuye kuririmba nyine hari akagurupe turimo ko kuririmba hari igihe byazagera gutya nkabanda gafashe urumva ariko mwandika ngo niba ari ikintu cy'ingenzi uwa kubona usohotse uri ku ishati y'uwayiti uri ku gakweto k'uwayiti wagira ngo uri umwana w'umubyeyi wagira ngo turukana nabwaritse wakintu batazagira n'umuntu umenya nyine icyo wagwanira urumva ariko mubaza ngiye babarira mu bizo kuri nisanye gakobwa kakinjiza muri ririya bantu kari kakubonye uri ku cyango cya danje undi ko hageze ntago kwikanga kagira ngo mvuye mu rupangu rwa danje urugeto rw'itsazi urumva kugira ngo ubyemere niyo mbabwiye ngo tujye ngo wageto nyine ngo niki mbona ari urwana rubikora
tambwira cyaho mari abazi ko bagiye muri apartment cyaho mari urumva noneho mari ahita nkiza ya gato yiwe urumva ntabwo ngira vavu noneho sasa rero ikimbwira ngo tujye gato ngo mu rugo iwanjye urumva nyine muhita mwumvisha yuko aho ngaho ariho mu rugo iwanjye wabyumvise akubwira ngo tuze hangaha mari mura nta makuru ufite hano ni muri sa babariro mubwire ubundi mubwira ko hano ariho cyangwa mubwira yuko ibona umugabo undi ahangaha mubwira yuko nise undi ndetse nta nusibye indaya cyangwa yasenyisa 500 magana cya gihumbi mba nabonye nkavuga ngo iyi ndaya nayikubitaho 400 600 nayo ngende nyasepera ariko mwana rero nawe ntukagenda buriza urabona nanjye umugani iyo ndi ku gashati keza urumva ndi kugakweto ntambaye no bodaboda urumva hano yanatobotse ndagasha ndemeye kugura utugutu kugira ngo n'irindazi ryanjye nakira akaguze se ahubwo ndagira ngo nkubaze ubundi cya kirahe wasabye urumva ko cyabikoraga cyambyaganije bari bagituma bihe abrari ndari urayamaye mbwira uko atari indaya nakarye koko ni ndagara urani mushiki wanjye ariko mushiki wawe hehe kumana ko ngewe ndaguha ko nkubwiye ngo uko nkuhereje warunsabye sikiri ndazi ririmo ikinyenzi do sinagari ikinyenzi asuragira nkohereze nje nago ndi buguhe narakubwiza ntago ndi buguhe kinini ariko ndaguswiturira nako nyiri bati naza ndamubwiza kandi mu ndaryirinda aza roko nyobewe inyama hoze mundeka mfasanya ubundi abandi bakodesha baravuga ngo nyiri byo ndaraje twebwe tuba mu ibata tuzavuga ngo nyiri byo ndaraje gato tuzavuga ngo nyiri bataraje tuvuga zatumubwira ati kabuno faka nasi yirinze ubundi niko niyi haje ubundi nanga twishyura mwana haje ubundi kanya giye koza nazira bimusobanura zera ko abitse igihumbi dore twishyura 2 ku kwezi yakuba niyo ryamye urimo uranyisabisha kuri indazi nazo niba udafite icyo gihumbi cyawe tukomeza nishakira indi genge tubana handage ya urambura ukagenda rwirukanga ndasha bite byasha kwirukana wo mushinga ongebwa nkahora nayo onge mubi wanje wo none se ngiye ko nari nirukanyiye haro karinda yarindiye je nari nkuhunze cyangwa iwanje mwataye inda je ninda yarindiye ndirukanga urwaye ninda okay ibyo ntabwo bindeba icyo ushaka na amafaranga yanjye y'amezi 3 nese boss nawe yaguhaye inde wayampaga rupaca ayamba karewa icyambere cyo ni wowe ubwayo waje nyakinga unyumva niwe ngomba kwishyuza irambira ibiri ntabwo nyikeneye ndamushaka ubu tuvugane ntabwo mvana ntabonye yanjye do agati yaje no mutanyo cyo none byo urayibona cyo genda none bacha rupa Chaturumbuka hodore byakomesha siwo cyangwa urebwe no mubumbe w'ijana wowe niwo ukeneye binana Onyeshyura byarabananiye umubiri wanjye byarabananiye muririrwa mwirira amanda munarwaye n'inda mukambera n'iwanjye dore reba inda afite ku rugingano rege gutonyoroka ku mubiri bose bose arinda utamwegera yagushukaga bose cyangwa utamwegera arinda natwe uje kwishyuza ati kwishyuza wowe ni mwese iwanjye mwahatesha icyo bita umwanda Yesu urabona rira batiri ryawe ritameze neza aha none munyishyure
yazanye imiduri kubera kwishyuza za masikini. Munyishure Akuze kuri nyiri bati koko ntago uri nyiri byondo. None ntureba noneho kubwico none hagati yawe nawe we na Rupaca ikintu ngiye kubakorana ni kimwe ngiye gushyiraho ingufuri none ahantu mugomba kurara none urugero rukura Wararukagenda zurebe niba hari urugi ho gapfa ko nani isoni abanyiri ibyondo nyene bigiye tugigera mu nzu mpita nkuraho urugi Akuze kare mpamvu cyagenda sanze uri muranywa amabyere bari bavanyeho urugi Akuze kare mpamvu kira kidaje go kizi ko buriya ngo twego ngo kituraburira nese ibihumbi 2 bya geto hano twabibo agenda shyira ingufuri turebe nese ubundi arayishyira he ku ingufuri ubundi ujya kwipata hari ari ipata cyakoze kuyabanye twe ceka nayisenya nayisenya nzasigara mu kibanza abantu ni ibigoryi uruntu n'urugagari kiri kudukodesha nawe yamakura cyafashe kigatera hano ngari nibati iriya ni duse niba atari ikikoni ubwo waruzi kare woza ubwenge wenyine rero